zuko hari ikintu arimo akora banavuga yuko yanamutirije yakabamuzemo kare urumva uvuze nka George yakinnye match imwe mu season ya mbere season ya mbere itangiye akinnye match imwe yonyine inshuti Innocent kipe nta kintu kimwe arakora hacyo nicyo nyine n'abafana bumvaga ko ari opinion publique wahaye icyizere abakinnyi ubona ko bafite n'ibyo bagenderaho kandi muri remplacement hari byagaragaye ngiye ku bwanjye mu magambo make ikintu nshaka kugarukaho burya umukinnyi urimo ukora ibintu runaka muri club aba afite confidence hari confidence aba afite hari ibyiyumvira aba afite by'uko umukino ukomeye hari icyo yakora niyo mpamvu mbona ko ku bwanjye yashingira kuri forme hari utuntu yari buhinduremo muri 11 kibuje yabanze mushirito ukiko icyo kibazo ruvanga bazaga nepo harano nshaka kugira ngo twinjire kuko avuze nyine remplacement bazaba yakiri karisirito nk'iya Samuel Galette nge numva byatujyana muri positioning kuko yakinishema nanjye ni issue ikinisha abakinnyi yitari yabo bakagaragara nkaho nta mupira bazi nta kintu bashoboye na none ni issue ikomeye hari akantu kajyaga kaba mbere burya iki kintu kigeze kujya kiba Hakim Sahabo ajya kugirana ibibazo n'umutoza yari byaturutse ku kintu cya positioning ariko reaction yayikoze nabi ari nacyo cyababaje Frank Trustin hari uburyo ushaka kutishimira aho wakinishijwe ariko gira reaction irimo wenda uburyo bivuga uburyo bivuga kuko niba utangiye kwerekana ko ushaka kuruta abandi muri club nako muri national umutoza burya ntimwajya imbizi banasimbuza Galette naramukurikiranye kugira ngo ndebe emotion yakoze yabajije Adera Murushi yakundugira gutya amaboko abiri yanze bigenze bama icupa ry'amazi yagira ngo ndebe niba ari buri kubite hasi wenda agaragaza kwivumbura mbona gubanye composure ari karuma wabonaga mu maso ko arababaye cyane ariko ntashaka kugaragaza reaction kubera ko barabizi ko iyo bagaragaje reaction itaba hano yego nako kanya ikintu yakoze yeretse Adera Murushi bigenze amwereka ko yakaganiriye n'abongereza cyangwa se akajya kwicara dore ikibazo hano kiva rero harani naho hantu dushaka gutakaza ibintu bibi utakaje match ariko utakaje n'icyizere mu mukinnyi kandi ejo uzakenera dore ikibazo cyiza ni naho hantu Lorenzo yaragarutse ku kintu gikomeye positioning uyu munsi defense uko yari inyengere ni perfect n'ubundi uyu munsi wenda turabigarukaho axe amakosa bakora bashaka kwatari nabeza ku rwego rwiza twifuza ariko nibo bahari reka tujye muri Mediane ni byiza ko watekereje Kazemiro kuko uyu munsi kuri nimero 6 tubwizanye ukuri current form ku bakinnyi ba national bavuga ko ari we mwiza kandi ni nawe dufite ukina bihora harakoze ku munani Jadi yaje nka captain nta reclamation nabyo nibyo ariko dore biza gupfira uyu munsi ufashe uwitwa Hakim Sahabo umuteretse kuri nimero 10 bivuga ngo agomba kuba yegereye inshuti Nusa agomba kudufasha mu buryo bwataka na cyagiye tugiye gutangira kubuza adversaire gukina ibyo bita gupressinga duhereye muri attack uyu munsi nta gushaka gusaba witwa Hakim Sahabo kujya gupressinga premier ball imbaraga kutuzi na ritme ye ntago bishoboka kuri Nigeria iyo position deja amaze gupfa reka tujye ku rundi ruhande ufashe Samuel Galette n'umukinnyi twabonye ko utarana hava ejo twavuze ko Sahabo akina kuri nimero 8 abari deep muri Mediane nepo ngimi Sahabo ndabukuruta abakinnyi turabakira aha ngaha ho Sahabo akina yari yanakinnye kuri nimero 6 cyane like yanabyivuye Sahabo ni deep hagati swat ni byaje ubundi mbere yo kujya kuzana umukinnyi iyo niyo match mukinisha n'aba Mirere Kiperateri babiri hari uburyo bubiri bwo gukinisha Mirere Kiperateri cyane vuze hano Sahabo n'umusimbura wa Jihad umusimbura wa Jihad cyiza dore equipe dore kunimera hari uburyo bubiri bwo gukinisha Mirere Kiperateri hari uburyo bwo ngo n'abakinnyi b'abakaseri typique ngikipe ngiye gukora block n'abakinnyi babiri baza guhagarara muri Mediane ntabasaba gukora muvoma cyane hari igihe ikinisha Mirere Kiperateri babiri umwe ari umukaseri undi arundi ushobora gutwara umupira kenshi uzabona muri system ya 4-4-2 kenshi uzasanga bakoresha umukaseri n'umukinnyi ukina ashobora wamwita nimero 10 kuko baba bakoresha abataka babiri cyangwa se nimero 8 ariko usavinga imipira ku bataka dore ikintu cyiza rero aho umaze kwica umwana Samuel Galette duheruka mwiza muri national
ni umukinnyi yatweretse ko atabonye uwo munani asanzwe akina muri club wamuha nimero 10. niyo mpamvu iyo avuyemo rero haba habaye ibintu bibi. deja umukinnyi muri cya kintu twavuze cya positionnement kutamushyiraho yiyumva ko ari buguhe umusaruro, deja ikosa ntabwo aba aryibaraho, araza mu kibuga kuko ntabwo ari bwange kujya mu kibuga ngo akine. ariko iyo byanze ku mukinnyi wumva wakabaye guma mu kibuga ku kimwaro cyo gusimbuzwa mu gice cya mbere wamuhengetse muri make ni urucantege reka mbivuge gutyo, kuko gukora reaction nk'iri bari abakinnyi bakina hanze hari confidence baba bifitiye. hari ubwo urya avuga ati hari icyizere nari maze kurima mu banyarwanda. muri buka match ubushize yateye ari ku 10 kuri match ya Bene yateye match nziza yagize muri national kuko ntabwo bwa mbere yakinnye mu mwanya we n'itangazamakuru niyo match yonyine yakinnye mu mwanya we itinzeho kuko ni n'ikintu cyumvikana dukomeza mu zindi ngingo. yashoboraga kumureka iminota yari isigaye n'irindwi, yashoboraga kumureka rwose. ubundi ni icyo umutoza ubundi iyo agiye gukora na plasma yakabaye yarebye muri kiriya gihe. icya mbere yazaniye Gelete na Sahabu mu bagarura mu kibuga, ariyo mpamvu atashyizemo wenda Muhire Keve n'abandi bakinnyi wenda tumenyereye n'abandi ba nimero 10 Dometier barimo Jaberi ni nimero 10 Dometier. Iryo ntekereza ko yabirebye mu buryo bubiri. icya mbere nka Gelete twese turabizi ko afite imibare myiza muri equipe akinamo. Hakim Sahabu kuva yahindura equipe nawe yatangiye gukina jobundi bayingana niyo wari uri mu Bubiligi anagaragaza rwose yatangiye muri match, urabona ko yanakuze na Miss Craze rwose zari developye cyane amaze kugira umubiri. Nekereza ko yabaye bashyiriye n'ikintu cyo kuvuga ngo okay gake turi bubona umupira aba bakinnyi n'abakinnyi beza mu kuba bawubika bakabona kusohora bawujyana imbere. Nicyo ntekereza ushobora kuba yatekereje ukavuze ati Casemiro Jihadi bahari nishyiramo aba ndaba mfite byibura abakinnyi at least nakwizeraho ko bashobora gufata umupira akawutunganya keremina umuntu umwe babiri agasunika passe wenda runaka imbere. Riga mfasha gato nkunganire kuri aka kantu kuri remplacement ya Samuel Gelete ari hagati mu kibuga. Ikipe y'igihugu ya Nigeria niba mwayibonye kare bugeze kukivugaho bisa nkaho nta muntu wagiraga umwanya uri fixe hagati mu kibuga ndetse no muri attaque. uretse Osimhen wenyine wakinaga nka nimero 9 ubona ko we atarimo abuja cyane ngagaruke hagati we yari imbere pe. ariko abandi Chukwueze, Moses Simon na Ademola Lookman wabonaga yuko wigeze kwivuga hari uburyo bagendaga bahinduranya imyanya ama permutation bajijisha abakinnyi bacu hagati bakora ni nayo nyine atuma bagenda bafata ama espace mu buryo bworoshye. Ibintu mu bintu bitugora how to move mu kibuga ukuntu tumuvinga urahagarara tumeze. abo bakinnyi bose ugiye kureba do qualité na abakinnyi bose nakita aba playmaker n'abataka. uhereye kuri nimero 8 wabo Alex Wobi, Chukwueze, Simon na Ademola Lookman bose bayobora cyane. aba playmaker ready ni babiri ni Alex Wobi na Ademola Lookman, nabandi babiri nabo bari ku mpande nabonye n'abanyanjere bamwe namwe babyitiranije. ariko Chukwueze ngo yarari ku 8 ariko siwe yarari ahubwo muvumo yakoraga zatumye abakinnyi bacu bo hagati barimo na Samuel Gelete gukora build up bibagora kuri cyo warugarutseho ngo yari yabatekereje ko bari buze nibura guholding umupira. ariko icyabaye niki kubera abakinnyi ba Nigeria guhora bakora muvoma nyinshi hagati mu kibuga kandi personality zitandukanye cyangwa se abakinnyi batandukanye. Jihadi niba yari afite mission yo kuvuga ati Jihadi wowe uri kumwe na Alex Wobi. Alex Wobi mu kanya gato urajya kubona ubone yamwiyatashe ari ku ruhande usanga yamukurikiye. ugiye kura muri mediane yacu akenshi Bonner asa nk'ukasiriza ku ruhande rw'iburyo, Jihad agasa nk'ukasiriza ku ruhande rw'ibumoso. ariko Jihad wamutrackinga ugasanga ni uri muri rekipera ibumoso kubera ko yakurikiye umukinnyi. niba mu kibuga bambwiye ati wowe bagita kuba ngo yamutwaye ugiye n'igitego twakubiswe n'igitego bakoze akagukura mu mwanya wawe badukuye muri position twakabaye duhagazemo. abakinnyi bacu bo hagati babakuye muri position bakabaye bahagazemo cya kabiri. Yes, igitego cya Osimhen kuko reba counter yabayeho, reba metero yirukanse, reba metero yirukanse. icyabaye nuko abakinnyi bacu bo hagati niba Jihad ari umariki wo besi wo bihagaze urajya kumumbarika usange wamukurikiye hari umundi wahise uza mu mwanya we yataye umwanya. ariko Nigeria bo yari mission ni ikintu bari bazi
babikoze banabishaka kuko kuri aka kantu arimo avuga Rigana yararimo abigarukaho avuga wenda impamvu avuga ati n'abakinnyi bose bashaka kurekipera neza bafite niyo karite yo kugumana umupira bakaba bawutwara ariko muri ibyo bintu ubigusaba ko ufite umukinnyi wizeye ko muri ubwo buryo kuko u Rwanda uko twari tumeze Rigana yahahereye ahantu heza ubundi impamvu y'urugamba yari yihe ku makipe yo impamvu y'urugamba yari yihe Nigeria yaje ibizi ko ari do or die inabizi yuko baheruka gutsindira igitego mwiza muri ry'u Rwanda sibye no kudutsinda match kubwa Obafemi Martins icyaje kuba niki icyitwa insinzi kuba batari bagifite bari mu mikino iheruka bavuga bati ni ikipe itugora reka uko byagenda kose uko byakwitwa abanyanigeriya bo bavuga yuko n'ubundi kuba twarabatsindiye iwabo ejo bundi nabo baje bavuga bati byibuze tugire icyo kintu cyo kwiyimura ariko umufana si utabyumva reka nkwereke ikintu gikomeye ariko abanyanigeriya barababaye dore ikintu cyari iyo barimo bagira ubwo buryo bwo guhererekanya cyangwa kuvuga ati dufite abantu bagumana umupira biba byiza ufite umuntu ushobora kuba ari budufashe gusora umupira mu buryo bwihuse uwo ni wa mukinnyi witwa playmaker umuntu uri buyobora umukino niyo mwayibonye rero kwa guhererekanya kwacu cyangwa se bwa buryo bwo kurikipera rega na Samuel Gereti ntago yaburaga umupira yagiraga ijya akawufata ariko Sara ukinira he araza kuwukinira mu gice mwabonye ko twitwahererekanyaga mu gice cyacu mu gihe tubonye Nigeria kubera ko bari benshi basatira nkuko yabigarukagaho Rigana twe tukawobrije gutera igipira kwa nshuti tuzi ukuntu byagendaga wasangaga nimero 2 uyu Bright Saisa yaragaze wenyine ahagaze wenyine uri kumva none nshuti ahagaze hagati y'aba defenseur central babi William Paul Treste Congo icyo akoraga yashoraga Calvin Bassey Chinedo cyakora bro kamumone twa Calvin Bassey afite igituza no kuryamishamo brother ameze nk'umugabo nabonye kigara wala umuvanye uriya musatsi kwa ordinaire burya ameze nka cyayumusu ni cyayumusu ameze nk'abatara kigufi umuvanye uriya musatsi areta yumusu cyapokese kimeze neza nunyemerera ruvuyanga gato twari turi mu gice cya mbere ariko nifuza ko tugisohokamo yego turashaka kuza kureba mu gice cya kabiri Nigeria yakinnye gute kuko bavuga yuko yahise nyine yiregeza u Rwanda no tukasema kwikamata hari akantu nshaka ko unyemerera ntitugende tutakavuze ndakwinginze nako igitego cya kabiri twatinze mu gihe twari tumaze gutsindwa ako nagasaza wahoze kumugarukaho bamutemeye itaka reka nyamubwire uze kumugarukaho ugira ikintu mu mwebonero nibyo kuko bavuga yuko ibitego bibiri byose niwe wagomba kuba yakoze marikaje neza tubiganire tubanze tujye kuri iyo ngingo buryo twatsinzwe icya kabiri no turubaka ibitego uko twabitsinzwe ntacyo bitwaye tujye mu cy'umutoza yakoze mu gice cya mbere iriya nyine ikiganiro yagiranye n'abakinnyi ndetse tuvuge nuko twakinnye icya kabiri reka duhere wenda ku buryo twatsinzwe icya kabiri ariko turagaruka no ku cya mbere ntacyo sasa izi kipe nkuru hari ikintu zigira nshaka ko abanyarwanda bene wacu bamenya tunabeho icyo kintu tukiza Nigeria ubundi minota 15 ya mbere mu mupira abakinnyi baba barimo gushyuha bamenyera biga basikana bareba donc bari kubara amasituwasiyo umutoza areba undi ariko yapanze iki ese animation offensive ze zimeze gute ubwo ni uburyo basatira animation defensive zabo zimeze gute ni uburyo bugarira bari gukora amatransition gute agatangira no gusibla les éléments danger akabona ariko uyu nguyu yameze neza uyu none agatangira kugira utunahindura muri match iyo minota 15 amaze kubona ishusho y'umukino kuri adversaire mu minota 10 ya mbere tumaze kurya igitego Nigeria yongeye gukinaho indi minota nk'icumi igeze nko kwa 20 isa nigabanyije imbaraga uzi icyo bakora ndajya ngumenyeshe ko mu mupira iyo abakinnyi bakora imyitozo kuko utagendera kuri yo endurance na resistance y'iminota 90 uri kuri yo pesi imbere izamu buri kanya niyo mpamvu babanza kuba akantu bita echauffement gushyuha reka mwe ko Nigeria yashyushye iminota 9 yinjira mu cyo bita main part y'umukino ubwo ni muri je nyirizina itikora igitego ku munota wa 10 itangiye main part yayo ikora indi minota 10 ya main part mu myitozo bayita main part ni igihe cyo gukina umupira
cyo gukina cyo gukora je cyo kubara amasituwasiyo ashoboka yose mukagerageza kuyabyaza ikintu gifatika. Agace ka gatatu mu mupira mujya mubona abantu iyo imyitozo igiye kurangira abakinnyi batera agapira boroheje bagakora stretching bakoroshye bakita returo karume. Ako gace kitwa returo karume muri match abakinnyi bajya bakazana kuko utoza abakinnyi ibintu bizaba muri match. Returo karume ya Nigeria imeze gute? Ikurikira baro igasa nirekuye ikagabanya tempo y'umukino n'umuvuduko yari iriho ikakureka ugakina, irakureka nawe ugatusha umupira. Muri iyo minota twari tumaze kwinjiza barafinda. Ndashaka ko tumenya umupira urakoze cyane ntitukabe kareda we tugendera mu kigare. Noneho barafinda Lorenzo na Nuza na Claude batangiye kuzamuka kuri iyo couloir tuzunguza amadarapo bati biracitse bati birakomeye, ariko mu by'ukuri Nigeria yari yasubiye abakinnyi bose bayo hafi inyuma yiturije iyo tafo. Uzi ikintu yakoraga iyo yavugaga ngo twirinde ko binjira muri box yacu nazajya atera cross gardien wa baro yifate baturose ku nkuni barebare mu clearing imipira mubanze mubareke. Uzi ikintu baba kujyanyemo muri bya bice bine by'umupira psychologically baba bari kugusunikira mu kintu cyo kuba carried away, kuba excited, twarwa wumve ko none ufite uburenganzira ku mupira si nguyu ataka koresha wingi zawe sunika borotera cross hindura umupira imbere za mushotamo agashoti nawe uri umuntu uri wanyu byatumye abatekereza ko arafina bahinduye game mu yandi magambo abafana bazi ko barafina hinduye game muri boxing barifuza ko nabanza muri boxing Lorenzo muri boxing abahanga akina arinda isura ye akakureka kwita zino ngumi zo munda zitabarwa ategereje knockout. Tumaze kuba kare dawe ikintu twaguyemo twisanze Anje Manzi n'abandi bakinnyi bose bamaze kugera ku murongo abanyamicyo ga kabiri bose bari bahegereye kabisa dukina Highland Defense dukina na Nigeria twazamutse Victor Osimhen abakinnyi bakuru ababara icyo bita perte de hari umuntu warekipeye baro nari nabonye dore ukuntu byagenze 30 akajya mwiza ahita kwica arakureka babikora bashaka kabiri cya Osimhen twese twirunda mu kibuga cya twatakaje imwe perte de bar imwe cyakuzira gitego Nicolas Jackson uri hariya mu gihe umuntu warekipeye baro dore ukuntu byagenze twebwe umupira mu kirere umuntu awurekipeye biranatangaje kenshi ntakoresha n'umutwe. Ndabonye muze gusura mu mashusho muri celebration barimo buzura kuri Victor Osimhen Iwobi yagiye gushaka uwitwa Shukweze mwe muze kujya mu mashusho yagiye kumushaka aramuhobera aramuterura mu kirere uburyo yagiye gukinura umupira. Hari ibintu bibiri icyo yavuze mwene data Aderar nicyo rigana sobanuye. Mwabonye ko mu gihe twaryoherwaga tugakina murabizi ko barafinda ntabwo ari wa muhinga uza ngo yinjire mu mudefenseri direct kenshi we ahita akubita ya step over akinjira mu kibuga hagati ashaka gushota. Kenshi yari matera imipira ye urumva yari matera imipira ye ayitera mu maguru y'abadefenseri ba adversaire. Icyo gihe deja ufashije adversaire kurekipera bitamusabye imbaraga. Dore cyaje kuba rero uko twatakaje umupira muri duel witwa Samuel Shukweze yawukinnye rimwe n'umutwe. Dore cyari cyamaze kuba kubera ko twagize ako kantu ko kuryoherwa ambiance abafana batangira kwereka abakinnyi none ko babonye ko ari byo bazamuyeho nk'urwego. Nigeria yakoze ibintu bibiri mu buryo bwo gusubira inyuma bwabo kuko afite amirere kiperateri babiri Iwobi ndetse na Ndidi wongeraho uwitwa Moses Simon uhita asubira inyuma kunganira uwitwa Bright Osei Samuel kuko amaze kujya mu witwa barafinda byasabye ko Bright Osei Samuel umutoza yisamubwira ko agomba gukinira inyuma. Moses Simon nawe asubira inyuma basigaranye abakinnyi batatu basatira baza gukora muri counter attack. Nigeria no muri counter attack mu buryo ni Anje uko yawuteye n'umutwe ntiwagera ugera uwitwa Shukweze awukina n'umutwe. Gasaza Thierry yagize tendance yo kuba ari butegereza umupira ntago pressing ya Osimhen yakwemerera niyo mpamvu bakoraho dore ikintu cyari mwabonye ko uburyo Anje yateye umupira awusubiza imbere yari yagize akantu ko gutatana na Manzi kuko ze kure bantu Manzi aturuka ashaka gutanga imbere Osimhen n'ibyakunda deja bamaze kuva muri position kuko twe turibeshya ko twatangiye kwataka umutoza yakoze Rick Sekushe
iyo abona batangiye kumwataka nibyo rigana asobanuye neza niyo mpamvu bavuga ngo hatsindagire waragushuka agasubira inyuma ariko afite abakinnyi yizera mu buryo bwose afashe batatu mu buryo biba bikomeye afata uwitwa Samuel Chukwueze akabwira Demora Lookman na Osimhen nidukora counter attack turagira iki turagira wa muntu wanima counter attack agomba kuba afite iyo speed agomba kuba ari umubora ku buryo yakwera imena situation ya 1 contre 1 uwo muntu n'uwita Demora Lookman afashe iki Chukwueze mu gihe abona ko bishobora kuba bidakunda abafite umuntu nanone ufite izo karite nka Samuel Chukwueze yaha umupira ariko ntibyasabaga ibyo twe twaborohereje arekipe y'umupira rimwe witwa Chukwueze n'umutwe akazi ka Osimhen nk'umwataka aragakora erega ndashaka kukubwira ikintu kugira ngo abantu banabyumve njye sinshaka gutemera itaka kuri Adel Amrouche nubwo twatsinzwe ndashaka ko twibwiza ukuri uyu munsi ihangane twibwiza ukuri tumwe turacyaganira kuri Nzovu babaje bati Nzovu ati u Rwanda na Nigeria urabona bimeze bite ati si 11 kuri 11 ati birashoboka ati none twajya mu gikombe cy'isi ati ibyo ntibishoboka ati nyamwe bari bamwishyuye ngo muto bamwishyuye iminota mike tumwe twamaze ati ibyo ntibishoboka ati nshetse nibo abana banjye reka dufate ati moni irimo Faransa na Argentine Nzovu turaje mu kanya reka twamamaze ariko turacyaganira ku Mavubi muri rusange mbibutse ko afite indi match yo muri ritsinda ku munsi wa kabiri saa 12 na Lesotho turacyaganira kuri ikipe y'u Rwanda Mavubi ni yacu tugomba kuyiganiraho reka dufate akarugero twamamaze